Murakaza neza kuri Thinking Smart Rwanda. Murakaza neza none ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye gukomereza kuri part 2 ya cya kiganiro twari twakoze ubushize cy'ibisindisha. Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje ko abantu 43.9% mu Rwanda kwijana abo bantu bose banywa inzoga. Ibyo ngibyo rero byagaragaje ko kunywa inzoga mu Rwanda byiyongereye kubera ko muri 2013 umubare w'abanyarwanda banywa inzoga wari ku mubare wa 34.3%. Abo bantu nanone banywa inzoga bari hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 69. Ubwo bushakashatsi nanone bwagaragaje ko abagabo ari bo banywa inzoga cyane kurusha abagore, aho bwagaragaje ko 61.9% by'abagabo bose bari hagati y'iyo myaka 16 kugeza kuri 69 banywa inzoga, mu gihe abagore bari muri iyo myaka banywa inzoga bari ku kigero cya 34.3% bonyine. Ubundi reka tubanze turebe igisindisha bita inzoga ni iki. Inzoga ntabwo ari ikinyobwa gusa, ahubwo inzoga abantu bazinywa icyo baba bakurikiyemo ni ikinyabutabire bita ethanol. Iki kinyabutabire bita ethanol kiba kigizwe na carbon 2, hydrogen 6 na oxygen 1. Waba uri kunywa inzoga zisanzwe nka byeri, waba uri kunywa wino, waba uri kunywa inzoga za gakondo, icyo ukurikiye ni icyo kinyabutabire bita ethanol. Inzoga cyangwa se iki kinyabutabire bita ethanol bacyita none mu yandi magambo Central Nervous System Depressant. Ibi bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Tugenekereje bisobanuye ko ethanol imaze kugera mu bwonko bwawe igabanya iyi communication cyangwa se guhanahana kw'amakuru kuba kuri kubera hagati y'utunyangingo tw'ubwonko bwawe. Ubundi tuzi ko ibijumba ari ibinyamasukari, no tukaba tuzi ko nk'amagi arimo 13% bya protein. Bisobanuye ko amagi atanga ibyubaka umubiri. Ariko se mu by'ukuri inzoga zitanga iki? Inzoga nta kindi zitanga uretse amakarori makeya aguha imbaraga nkeya nabwo. None inzoga ikindi kiba kirimo niyo ethanol, niyo abanywi b'inzoga baba bakurikiye cyane. Bisobanuye ko inzoga mu by'ukuri nta ntungamubiri zibamo. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko mu Rwanda tunywa inzoga ku kigero kirenze ikiri rusange ku isi yose, aho wavuze ko mu 2020 basanze ko umunyarwanda ku mwaka uramutse ufashe inzoga zose anywa warangiza ukazivanamo icyo kinyabutabire kiri pire nta kindi kintu kivanzemo, mu Rwanda umunyarwanda ashobora kunywa litiro 6.27 bya ethanol. Iki kigero kiri hejuru cyane kurusha uko wabitekereza. Ubundi umuryango w'Abibumbye uvuga ko abantu muri rusange ku isi yose bafata ikigero cya ethanol ingana na litiro 5.5 ku mwaka. None dusanze ko mu Rwanda dufata litiro 6.27 bya ethanol ku mwaka. Urumva ko mu Rwanda dukonsuminga inzoga cyangwa se nyine tunywa inzoga nyinshi cyane ugereranyije n'abandi bantu bose bo ku isi. Ako ngaho ategerezaho gato, ntabwo mvuze ko u Rwanda aritwe tunywa inzoga kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi, ariko nyine tugendeye ku bigero byashyizweho n'umuryango w'Abibumbye tubonye ko u Rwanda ruri mu bihugu bifata alcohol nyinshi iri pire ku mwaka. Noneho kuri ba bantu banywa bakava mu kabari babaye ibisenzegere, babaye ibyasi nyine, umuryango w'Abibumbye wagaragaje ko 15.2% by'abanyarwanda bose banywa bakava mu kabari babaye ibivamvagari, babaye ibyatsi nyine basinze, babaye ibyatsi neza. Noneho mu Rwanda dusanga urwagwa n'ikigage arizo nzoga zikunda kunyobwa cyane mu nce z'icyaro. Ibi ngibi rero biduha amahirwe menshi cyane yo kuba dufite abanywi benshi cyane mu Rwanda, kubera ko izi nzoga inyinshi usanga zitanasora. Noneho bigatuma abanywi biyongera cyane mu Rwanda kubera ko izi nzoga ziba zihendutse zikanaboneka mu buryo bworoshye. Minisiteri y'Ubuzima nanone igaragaza ko kunywa inzoga bitera impfu nyinshi cyane mu Rwanda kubera ko inzoga zitera ibibazo byinshi cyane, harimo nko kurwara umutima, stroke, indwara z'umwijima, akaza umuvuduko w'amaraso n'indwara zo mu mutwe zitandukanye. Ibyo twari turimo kuvuga noneho ntabwo ari byo biteye ubwoba, kubera ko tugiye kubereka n'ubushakashatsi bwakozwe muri uyu mwaka icyo bwagaragaje. Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje ko muri uyu mwaka 50% y'abagabo bari hagati y'imyaka 15 no kuzamura bagaragaje ko banyweye inzoga mu kwezi kwari gutambutse. Igihe 18% y'abagore aribo bagaragaje ko bari barakoresheje inzoga mu kwezi kwari gutambutse. Noneho 15% y'abantu bose bari hagati y'imyaka 15 kuzamura byagaragaye ko banywa buri munsi. Aha, iyo unyweye intama ya mbere rero y'inzoga dore uburyo bigenda.
20% ya za nzoga wanyweye zose zihita zimirwa n'igifu, noneho 80% y'izisigaye zikaba arizo zijya mu muyoboro w'amaraso. Ya ethanol twavuze ni akanyabutabire gatoya cyane, bityo rero kubera ko ari gatoya kabasha kugenda kagatembera mu maraso kakagera no ku zindi ngingo mu buryo bworoshye. Iyo kageze ku bwonko rero niho ibintu biba bibi cyane, kubera ko buri ubwonko buba bufite ikintu kimeze nk'igikuta kibutandukanya n'ibindi bintu biri hanze bishobora kubyangiza biramutse bigeze mu tunyangingo tw'ubwonko. Ibyo ngibyo rero kubera ko ethanol ari ntoya cyane ibasha kunyura kuri icyo gikuta ikinjira mu mamiliyaridi y'utunyangingo turi mu bwonko. Iyo imaje kwinjiramo rero uhita utangira kumva utandukanye, ukumva nawe si wowe. Niyo mpamvu abantu rero banyweye uri kubona bari kwitwara mu buryo butandukanye n'uko wari usanzwe ubazi. Noneho iyo ethanol yimaje kurenga icyo kiraro cyangwa se icyo gikuta kiri hagati y'ubwonko n'amaraso, dore ibyihita ikora. Hari ikinyabutabire kiba mu bwonko bita GABA. Iyi GABA icyo ishinzwe ni ugutwara amakuru y'ubwonko, hanyuma ubwonko bukahita butuma dutuza tukumva turatuje muri twe. Iyo iki kinyabutabire cya ethanol kigeze mu bwonko cyongera imikorere y'iki kinyabutabire cyitwa GABA. Ibyo ngibyo rero bituma twumva dutuje cyane, ari byo byayo bakunda kuvuga ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza iyo mbajije kunywa. Noneho ariko iyo wumva nta kibazo na kimwe ushaka kwiteza niho kwikontorora biburira. Iyi ethanol igeze mu bwonko ntabwo ari ibyo ngibyo ikora gusa. Hari ikindi kinyabutabire bita glutamate. Iyi glutamate niyo ishinzwe kongera imikorere y'ubwonko bwacu. Iyo rero ethanol yageze mu bwonko ihagarika imikorere y'iyo glutamate, bisobanuye ko n'imikorere y'ubwonko nyine iguma kugabanuka. Ibi ngibi bigatuma utabasha guca urubanza neza n'ibindi bintu bitandukanye bibasha kuba byahagarara. Noneho ikindi kibi cyane, iyo glutamate yabashije guhagarara wanyweye inzoga ku kigero cyo hejuru, nabwo wabasha gukora intekerezo nshyashya. Nayo mpamvu abantu banyweye inzoga ushobora kumubaza ati byagenze bite nimugoroba akaba atabasha kubyibuka. Ngiyi indi mpamvu ituma umuntu abatwa n'inzoga yamaze igihe kinini azikoresha. Ubundi ukuntu ubwonko bwacu bumeze bufite systeme y'ibyishimo cyangwa y'ibihembo. Iyo umuntu amaze iminsi myinshi cyane cyangwa igihe kinini akoresha inzoga, ubwonko bwacu burema systeme y'ibyishimo, aho buhuza ibyishimo ugira umaze kunywa inzoga no kumva nyine uzishaka cyane. Nuko bishatse kuvuga icyanga, iyo unyweye inzoga cyangwa ufashe inema imwe y'inzoga, bivuze ngo ubwonko bufata bya byishimo ugira wanyweye inzoga, mu gihe none waba wabuze ibyishimo, tuvuga urugero wahuye n'ibibazo ukumva nta kindi gisubizo ufite mbese mu buzima bwawe, ahubwo buri kugusunikira kujya gushaka iki ya nzoga iguhereza ibyishimo. Ibyo bigenda bite rero? Ya system nakubwiye ibihembo ubwonko bukoresha, iyo unyweye inzoga nyinshi ibasha kuvura ikinyabutabire gifasha mu guhererekanya amakuru ku bwonko cyitwa dopamine, cyangwa bakunze kwita ikinyabutabire cyongera akanyabugabo n'ibyishimo. Niyo mpamvu iyo umuntu yanyweye inzoga aba yumva afite imbaraga nyinshi cyane kandi afite n'ibyishimo. Ibi bigenda bite rero? Iyo umaze igihe udaherutse kunywa za nzoga ziguhereza wa musemburo, bituma umubiri wawe ugusunikira kumva nanone ushatse gushaka cya kintu gituma wumva ufite akanyabugabo ndetse n'imbaraga muri wowe. Niho rero umuntu udabashije kubirwanya neza birangira abaswe n'inzoga, ugasanga buri gihe cyose ahuye n'ibibazo arumva nta kindi kintu ashaka ari inzoga, kubera ko zimuhereza ibyishimo n'akanyabugabo. Amakuru meza tubafite rero ni ayahe? Nuko ubwonko bufite system ihambaye yitwa neuroplasticity. Iyi system ikora gute? Nuko iyo umuntu ahagaritse kunywa inzoga yaramaje kubatwa nazo, ino system y'ubwonko ibasha kuriparinga cyangwa kongera guhuza neza inzira z'ubwonko igabusubiza uko bwari bumeze. Bishatse kuvuga ikira hanga umuntu rero baswe n'inzoga abashobora kongera gusinzira neza, agatekereza neza ndetse agakora neza bisanzwe nk'abandi bantu basanzwe nyine batari babaswe n'inzoga. Ibyo ngibyo niba utabyumvishe bishatse kuvuga iki? Bivuze ko usubira neza nk'uko wari umeze mbere, ariko ibyo bintu ntabwo bibaho ijoro rimwe cyangwa ngo bibeho mu gihe ushaka. Bivuze ko umuntu umwe ashobora kurikavaringa cyangwa gusubira uko yari ameze mbere y'uko batwa n'inzoga mu gihe cy'ukwezi, undi bikamutwara umwaka cyangwa undi bikaba byamutwara n'imyaka irenze 2 cyangwa 3. Rero bishatse kuvuga iki? Bivuze ko inzoga kuzireka byashoboka kwa ko umubiri wacu ufite ubushobozi bwo gusubira uko wari umeze. Ese waba warabaswe cyangwa uzi inshuti yawe yabaswe n'inzoga? Yego, birashoboka ko yasubira uko yari ameze mu gihuru, mukaba mwakongera mukarema ubushuti bwanyu. Niba warakunze ino video
pati ya mbere twarayisoje, iyi ni iya kabiri, hari n'iya gatatu. Sharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye aya makuru. Murakoze, ciao ciao.